gipangu ndabona nta muntu urimo. Kanzaje koga shaka nzaje konga nze nkwereke. Ndabizi n'umukira afite ibintu bihagije. Ari ndahakura kandi. Shawara sese. Nkwereke kabisa. Uyu munsi ndarya. Joe. Yes. I'm going to eat you. Yes, I am. Pena naruhuka urugendo nakoze ni rurerure. Ibibazo ariko kuva mu minembwe nongeze nta muri nyabyo. Acha. David. Yego. Se wageze hano kutambwiriza ariko naje nsanga ntabwo nakubise narindi mu mazi. Nagiye koga. Naje ndakubora tu. Ntabwo ari kumbona nagiye muri douche nta kibazo. Wari umeze neza ariko. Ibintu sizano bigiye. Mashini yari iri hano na kamera. Hasi genza na hasa. N'inkweto n'ipantaro yari iriho hano hejuru. Sinjye naje masanze nebenye. Oya ubwo n'ubujura. Ni wowe ubijyanye nta wundi. Nta wundi muntu waje kandi nari nabisize hano. Masanze izi nebenye ngiye. Jewe mvuye ahangaha. Ujya hanze guteze. Tazugira ngo ngiye. Utabanje kuma ibyanjye. Ndaguhamagariza none ninde muntu wundi winjiyemo. Jewe ndaje nsangana ibyo bintu biri mu nzu. Birimo guste kandi ari wowe nsanzemo hano. Nyine nje naje nsangana uhari. None bigiye ndavuga nti mureka mbe nicaye bigiye ntabwo mbizi. Ko mbisize hariya kandi ngiye koga bihari. None ni wowe nsanze mu nzu yanjye. Kandi mubwira ko naje nsanga. Oya mbisize hariya. Wambwira aho bigiye he hano. Ahubwo tsinzi bye. Ere kuri sekeje urabiza amata.
mashini inkweto na kamera yari iri hariya n'ipantaro yari iri hariya ku ntebe hariya ubwo ni ukwifuza gusa ko hari undi muntu usanzemo si wowe nawe sinzi ibintu wabona none se hari undi usanzemo njye naje nsanga harimo intebe enye zonyine none ko nawe izo ntebe eshatu zitukura urambwira ahantu reka mwereke numva urabizana byanze bikunze abantu b'i Kigali barabibwesha ubwo bujura bwanyu mwanga gukora mugashaka kurya imitsi y'abantu urazana inkweto zanjye urazana ipantaro urazana kamera na mashini nabiguze murya umva ubu ngubu urifashe urarebye rwose ko njyewe usanze nje kukureba urangije uragutereka mu gihe k'ebyiri umva ibyo ntabwo nteze kubyumva habe na gato ntabwo ngiye nkorera mwe abayobozi nabo nabo ntabwo ngiye mbakorera abayobozi nabo ntabwo mbakorera ibyo ntobembye wacasirize ibyo ni ibyo n'udupantaro turi n'uduco umva ibyo ntubinzaneho we ubwire hamagara abayobozi umva urayazana nanjye ntunciye nabo nabo uretse akasibye mbwira ni ibiki alo ni mudugudu ndakwinginze uze hano nafashe igisambo mu nzu yanjye nagifashe uri hafi hituza nitewo hituza ubanguke yego ngigisambo sawa abantu bose bazajya baza umva urabizana ibyo mu kanya uzabura n'akadobo abantu b'i Kigali nka mwebwe udusore tumeze gutyo muza kwikurirwa murebuza mu nzu z'abantu uzabura n'ifoke ukaba uhamagara ngo bakwibye n'ifoke we umva ezundi mubaza usanzwe uza kunsura imyaka 9 amaze muri Kigali sibwo bwa mbere ugeza uje utamamama buriya kugira ngo nakwemeze buriya kugira ngo nanarebe nubwo nahije gusa ariko burabyahinduka ngiye nakwemeze nta mikino ubone yes nta mikino aze noneho turebe buriya sinzi kandi ntabwo rwose icyo nzi urabyishyura ntabwo naba nararushye nurangiza ngo uze kubijyana urabyishyura inzakarengane yego iki gisabo nasize ibintu hano mu nzu mvuye koga nsanga yahingire ngiye koga mvuye koga ndaje musanga hano mu nzu kandi nta wundi muntu nasanze mbuze mashini mbuze kamera mbuze n'inkweto mbuze n'ipantaro kandi nasanzwe nagenda none ibintu ndabirusa ufatiwe mu cyuho rero ndabirusa icyuho ni iki hari ikiziri kimufatanye katufatiwe mu cyuho guteze kandi nta none undi muntu wari hano ntabwo narabyemera sa mujyana agomba kunyishyura ugomba kunzanira ibintu urambwira aby'i Kigali gusa yaza kwiba ibyataruhiye urabishyura ariko